dashboard zacu aho dukorera mining Pi network bashyizemo irindi tangazo rigaruka kuri Pi for AI cyangwa se Pi ku bwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence. Uyu munsi tugiye kubisobanukirwa mu kiganiro cya none, aho tugiye kwibanda ku byo Pi Core Team yatangaje ku mushinga mushya witwa Pi for AI. Iyi gahunda igamije gukoresha abantu bo muri Pi network mu gufasha AI companies guteza imbere artificial intelligence. Ngo haye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi nk'ibisanzwe, twibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 tubibyaze umusaruro. Ikibazo abenshi bashobora guhita bibaza ni iki ngiki: batese ni gute Pi ishobora gufasha AI, kandi niki bivuze kuri twebwe nk'abapiyoniye mu gihe ibingibi byaba bitangiye gushyirwa mu bikorwa. Pi yakoze ibikorwa byinshi cyane birimo kuba bakora KYC iremereye. Icya mbere ugomba kumenya nuko Pi network ifite abantu benshi bemejwe mu buryo bwa KYC cyangwa se know your customer. Mu byakozwe kugeza ubu, abantu barenga 1 miliyoni bakoze akazi ka KYC validation. Muzi ko baheruka no kubahemba, harangiye 526,000 za task. Hari abantu barenga 118,000 bamaze kwemezwa mu bijyanye na identity verified. Ibi ngibi rero byaba bisobanuye iki? Bivuze ko Pi network ifite abantu nyabo kandi benshi bashobora gukora akazi ko gufasha ubwenge bukorano kwiga neza kuri document zigambiriye kuzuza no kurinda umutekano wa Pi cyangwa se n'izindi project. Si robo gusa, ahubwo ni abantu nyabo. Kandi ibi ngibi nibyo AI companies zikeneye cyane, nyine ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence ku bantu bakoresha ama AI wenda nka ChatGPT. Muzi neza ko ntabwo yo yonyine yihagije kugira ngo ibe yatanga final answer, ahubwo ifatanya n'ubwenge bwa muntu kugira ngo bikore compliance cyangwa se byihuze, ubundi havemo igitekerezo gishobora kuba cyakubaka. Kuki AI ikenera abantu, cyangwa se kubera iki mu by'ubwenge bukorano bukora hakenerwamo imbaraga za muntu? Nubwo artificial intelligence iri gutera imbere cyane, hari ikintu kimwe idashobora gukora neza idafite abantu. Ibintu byose ishobora kuba yabikora, ariko hari kimwe idafitiye ubushobozi. Ni ukuvuga ngo ikijyanye na human judgment, ubushobozi bwo kuba yagenzura abantu. AI ikenera abantu kugira ngo basuzume ibisubizo byayo. Ibisubizo AI yatanze abantu barebe ko nta error cyangwa se amakosa yabayemo, basome kandi bakosoze amakosa yakoze, bafashe muri data zatanzwe, banonosore quality and models. Ni ukuvuga ngo nimba hari nk'ifoto watanze, AI ishobora kurebera ku ngano z'ibitsike cyangwa se zimbone ikemeza iyo KYC, ariko ubwenge bwa muntu bwakitegereza ya foto ugasanga ntago ihuye, ntago iri ku kigero gikwiriye cyo kuba yakemezwa muri KYC. Iyo AI igomba kumenya ibijyanye n'ifoto, wenda igendeye kuri ibyo bice twari tuvuze, ikagutandukanya n'imbwa cyangwa se injangwe, biba bivuze ko aho ngaho yakugize umuntu. Ariko noneho hari igihe uba watanze ifoto idakeye, nubwo bwose hariho umuntu ariko ntago ikeye. Aha ngaha rero bisaba umuntu nyawe kugira ngo ayisuzume neza. Niyo mpamvu bavuga ko AI nziza ikenera abantu benshi bo kuyifasha mu kugira ngo inoze akazi kayo igenda ikora ka buri munsi. Ikibazo cya AI company zigenda zigira umunsi ku wundi, AI companies zifite ibibazo bitatu bikomeye cyane. Ikijyanye na scale, ubwinshi bw'abantu nyine bakenera kuba bakoresha ibintu byinshi ku bwenge bukorano, kandi ugasanga AI idafite ubwo bushobozi bwo guhita bakorera bose icyarimwe. Kuzo mukunda gukoresha wenda nka ChatGPT n'izindi, usanga bakubwira bati kubera ko twahawe order nyinshi urihangana umunota umwe cyangwa se 2 tugenekereje, cyane ko akazi gakozwe icyarimwe udashobora kuvuga ko kagenze neza. Urugero dushobora gufata ni nka model nka ChatGPT zikenera data nyinshi cyane nkuko twabigarutseho hejuru. Icya kabiri ni kijyanye na authentic cyangwa se
abantu nyabo nyine bagomba kumenya ko atari robot, atari fake account. Ibi ngibi ntago AI ubundi yabigenzura y'ubwayo idakoresheje authenticity. Kuvuga ngo bagomba kwifashisha ubwenge bwa muntu bakabuhuza na AI bakagenzura ko iyo konti yawe ari iya nyayo cyangwa se ari ubwenge bukorana. Niyo mpamvu KYC ari ingenzi cyane. Ikijyanye na cost cyangwa se amafaranga, kwishyura abantu benshi ku isi yose birahenda cyane cyane iyo bakoresha fiat money cyangwa se amafaranga asanzwe y'ibihugu. Ugenda ubona nk'ayo mu Rwanda, ay'i Burundi niyo twita fiat money, aba ari faranga nyine ry'igihugu ryashyizweho na guverinoma cyangwa se na leta iyoboye icyo gihugu bitewe n'imyemerere yabo. Iyo rero bahembwa muri ayo mafaranga ya fiat money kugira ngo bagire ibikorwa byinshi bijyanye n'ubugenzuzi cyangwa se validation bakora, ibyo ngibyo usanga bihenze cyane. Reka twimukire ku kindi gice kijyanye n'icyo P yazanye nk'igisubizo ugereranije n'imbogamizi twari tubonye hejuru. Aha niho Pi Network yinjiye neza ifite ibisubizo. Abantu benshi bamaze kwemezwa mu kijyanye na KYC verified platform ishobora gutanga akazi. Wallet ziteguye kwakira ubwishyu muri Pi Network. Ahangaha AI company ikeneye abantu bo kuba bakora mu bijyanye na Pi Workface. Abantu bakora akazi bagahabwa Pi token. Ni ukuvuga ngo mu gihe hari ikintu ufashije muri Pi uzajya uhabwa Pi token. Byoroshye cyane kurusha ibindi byose ni ukuba wakishyura amafaranga ukoresheje blockchain kurusha uko twishyuraga amafaranga asanzwe cyangwa se fiat money. Ibyo ngibyo byongera ngo ni ibintu bisanzwe. Uburyo Pi rero ishobora kwishyura abantu, ikintu gikomeye cyane ni Pi payment system cyangwa se payment system ya Pi Network bazajya bakoresha. Abantu bashobora kwishyurwa muri Pi. Ibi ngibi bituma rero kwishyura abantu benshi byoroha kandi ntihagire amafaranga menshi ajya kuri bank. Murabizi neza ko bank akenshi babanza gukuraho ibijyanye na fees zitari nkeya, ugasanga nimba bari kwakira Pi yose wenda wakiriye 0.6 ibice bine babitwaye, ndetse n'utwo bagiye baguha cyangwa se n'utwo ngutwo wishyuwe tukagenda dukatwamo bitewe n'igihe ugiye kuyarutirira. Hari kandi n'ikindi cyitwa Pi Launchpad. Aha niho company zishobora gukora token yazo igakoreshwa muri token zihembwa abantu. Ibi ngibi bifasha kuzamura business, gukura kw'abantu bakoresha uyu mushinga kuba twakiyongera, guteza imbere ecosystem n'ibindi byinshi bitandukanye. Ikibi bivuze ku bapiyoniye nuko ahangaha buri muntu wese agomba kumenya ko Pi ishobora gutanga akazi ka online. Abapiyoniye bashobora kwinjiza amafaranga, ecosystem igakura cyane, kandi ibi ngibi bishobora gufasha cyane gukoresha Pi mu buryo bufatika. Ibi ngibi rero bigatuma habaho kwiyongera kwa utility ya Pi no gukomeza kunoza neza open mainnet, urugendo twese twiteguye. Niyo mpamvu rero iyi nkuru ari ingenzi cyane twahawe muri dashboard zacu. Pi ifite ibikorwa byamaze kugerwaho, aho miliyoni 526 za task zarangiye. Ahangaha bafite abantu benshi ku isi yose bakora iyi projet, kandi ifite uburyo bwo kwishyura bwite butandukanye n'ubw'abandi. Ibi ngibi rero bishobora gutuma AI company zitangira gukorana na Pi, kandi ibi ngibi bishobora kuzamura cyane ibijyanye na value ya Pi, utility ya Pi ndetse na ecosystem growth. Muzi neza ko ku bantu babyitegereje mu minsi yashize, Pi yakomeje gukora icyo twakwita nka acceleration bijyanye no kuzamuka iva kuri 0.17 by'idolari, ubu ngubu bikaba biri muri 0.19 ishaka gufata 0.20. Byose biri gutegurwa n'inama irimo irajya mbere Miami, yiteguwe kwakiramo abayobozi bombi bashinze Pi coin. Ibintu bitari bisanzwe ko bose bahabwa pano cyangwa se stage kugira ibyo basobanura. Abenshi rero bari kwigurira Pi coin bavuga bati
ahari bashobora kuyivugaho byiza cyangwa se bishobora gutuma ikoreshwa. Se ninde muntu ushobora kuba atakishimira kugira inyungu? Aho ni abenshi bari guhera rero bagura amapayi. Ni nuko nsoje. Niba ushaka gukomeza kumenya amakuru mashya ya Pi Network urakanda subscribe, ushyireho like, usharinge iki kiganiro kuko hari byinshi bikomeje kugenda biza nka update nshya, uzazicikwa nuba utarakora ibyo tuvuze haruguru. Muri Pi ecosystem ibintu biracyaza. Ndagushimiye we twabane tugeza kuri uyu musozo w'iyo nkuru. Reka tubane mu bindi biganiro. Wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde naho utaha.